man urarigariye kandi ntago nari kurisiga man kandi urasa kunkora muri iri shyamba mana yanjye uko umuntu kugendana nawe Niki cyadenda manze ari kinza kabereka tuvanga oya ndanze ndaza kukereka angosha nyama icyo kigikora tugende gishyira hasi tugende ndabyanze Nsaosha ndi mu rugo ndi kumwe na bro ariko ndabona asa nk'umuntu ugiye kugenda kaketi kagiye ku ishuri okay nta kibazo sha uzi ndahari okay sawa ndaguhamagara Inde se Angela. Sinzi rero. Yes. Naye nyiri mu rugo ndimo kubikora mu rugo ndabizana mu kanya. Ndayitanza kabisa nyuma y'iminota mikeya. Sawa sanze kabisa. Ndenda kubirangiza. Sawa. Isubiza ku muntu ntawe urimo. Bro ndibutse. Kuki watubeshye? Angela nababeshye iki? Watubeshye muzajya kudutembereza njye na Kate. Ndabyibutse. Ndacyafite akazi kenshi. Ninkarageza nzabajyana, sibyo? Nzabajyana. Nindagiza akazi ndimo, sibyo? Promise. I promise you for sure. I will do it. Thank you. My God. Kanjye kwigucomekera. Yego shaje. Keti! Imvura inyuze Keti. Imfatiana ku muryango. Okay. Genda tuze mukobwa mwiza. Si, Keti. Bitese. Kwishuri byabize neza. Uncle.
Natoraguye iki giti kinini cy'urukoko. Kinini cy'urukoko? Ketirono. Uzi iki gikoko iki kurya Keti? Ako narese wari bambwiye. Ntukagenda utoragura ibintu ubonye mu nzira kuboneye. Sibyo Keti? Narisi uzamubwira ntukazaye mugenda mutoragura ibyo mwiboneye, sibyo? Ngaho genda ubwire Angela guhe ibyo kurya, sibyo? Ure niba yahishije. Sibyo mukobwa? Hello. Hello. Nikila mwana wanjye umeze ute? Nanjye formation ziragenda neza. Umurameze neza nta kibazo. Ngaho rero bye. Numvishije ikintu kuri salo kiri guma nk'igisimba tujye kureba. No kumanywa ugira ubwoba.
urabeshya se umwe ngufashe moto umva urabona ngenda guma ku cyapa hano nk'amaposteri oya iminota 5 yonyine niyo nguhaye moto siri kuva ibitamwa excuse-moi tegereje umuntu nawe ariko telefone yanjye ntabwo ntazi ikibazo ihangane nanjye wanyandara icyapa hano na n'ubu se none se nk'umuntu ari hano hafi waje tukimanukanira yaza kuza nyine se yakwamagara ukahamusanga ntabwo bishoboka Ngiye kuri isakoshi. Ngiye kuri isakoshi. Isakoshi yanjye. wabaye Nta kintu nabaye. nta kintu igeze atwara Oya ntabwo. Urakoze. uzaba mugenda mwitonze kubera abajura Urakoze Imana. sibyo Urakoze. Yes Carmelo ngeraho hari icyo nshaka tuvugana sawa Mbese gute se? bite bite Sawa kwese. amakuru Neza. Iyo gahunda se? yewe ni gahunda irakomeye hari umuntu nabonye nifuza ko dushobora kuba twakorana nawe muri business yacu za mbogamizi twagendaga duhura nazo zikaba zavaho mu nzira rwose business yacu ikihuta ku buryo akira nawe bisomeye ndabyumva Mugabo Sultan bamwita mugabo Sultan uwo mugabo nigeze kumwumvaho gakeya cyane gake. Isubira dufashe iki kumbona iri gisi kigindi kubonaho ni n'ubwoko ki bishatse gusobanura iki. Nanyuze ngo ni umuntu ukomeye cyangwa uwo mugabo ushobora kudufasha. uyu mugabo reba hanga bamaze kumucishaho mu makuru urabibona hano no mu kinyamakuru arimo nanga kuri internet narindi gusoma ibintu bijyanye nawe hari ibintu mu by'ukuri ari kuvuga ariko hari n'ibindi ari guhisha aricyo gituma noneho dushobora kuba twamwifashisha cyari igiki. urugero n'ejo bundi mperutse kumubona atabara akana k'agakobwa asimbuka hejuru kuri etaje arasimbuka agwa hasi kandi ntiyagira icyaba Ibyo warabyiboneye wowe? narabyiboneye n'amaso yanjye Yadufashije.
yadufasha mu kuba yakwihutisha bizinesi yacu kwa kundi duhura na polisi zikaba zadutangira mu gihe turi muri gahunda zacu ugasanga ibintu bitinze mu nzira kandi byakagombaga kwihuta dushobora kuba twamukoresha. Ibi bintu rero bikaba bifitanye isano na kiriya gisiga cyaje iwe cya Kagoma afite iyiryi ryaryo. Donc urashaka kuvuga ko afite imbaraga yaba yarahawe n'iyo Kagoma. N'iyo Kagoma afite imbaraga zidasanzwe yahawe n'iyo Kagoma, noneho akaba aricyo gituma dushobora kuba twamukoresha, ariko akaba atari kubishyira ahagaragara ngo buri wese abimenye. Ruriya rusiga rero rwa Kagoma rushobora kuba rufitanye isano n'imbaraga zidasanzwe uriya sultani afite. Donc urashaka kuvuga yuko twamwiyegereza tukamukoresha. Niko bimeze. None se buriya twamugeraho gute? Boss rero buriya nawe aramutse abonye ikintu kidukiza ziriya nkono yabyishimira cyane. Boss nawe ntabwo yakwangaraga ikintu cyateza business imbere. Ntabwo ushobora kucyanga rwose. Ni igitekerezo cyiza.